rero iyo ni impamvu ituma nibagirwa yuko ndi umwami ndahimbaza yangize umwami. Ijambo rya kabiri arabati ikindi ndahimbaza yaciye so ku ngoma yarangiza ikanyuma. Izo ni impamvu ebyiri zituma nirengagiza icyo ndi. Aburahamu yafashe umwana n'Imana ashyira ku munzani, aravuga ngo uko biri kose ntabwo umwana ndutira Imana birarutanye. Umwana koko ni mwiza ariko sinafata umwana ngo mushumike aho gafata Imana ayishyira hejuru y'umwana. Ariko mbitangira na kwizera nibutse ko n'urwo rugendo rw'imyaka 10 narwo rwari urwo kwizera, ntabwo rwagendeye kubigaragara. N'ubukwe bwa mbere nakoze bwari mu kwizera, nabwo rwari ukwizera kandi rabukora. Ndavuga iyo nizeye no gukira k'umwana ni ukwizera, kwari ukwizera, no kwiga kw'abana banjye ni ukwizera, ubu buryo biga ni ukwizera, n'inzu kwishyura ni ukwizera, ubuzima bwanjye bwose mbayemo ni ukwizera. Hari umutipe twari twariganye yaritahiye witwa Fideli, yabaga i Kigali. Yajyaga aza kudusoro nkabona ukuntu asa neza, ariko nanjye nzajya i Kigali. Mu bintu byatumye mfata umwanzuro wo kuva mu ntara nkaza i Kigali, icyambere nuko nabonaga amahirwe yo gukomeza amashuri byanze. Noneho kandi niba hari ikintu nangaga guhinga, kandi nkabona nintajya kwiga ni isuka, kandi nkumva guhinga bambwira kujya guhinga nkayura nkagera gute, bakavuga ati ngaho ujya mu yindi mirimo. Yego mbonye amahirwe yo kwiga yanze, mfata umwanzuro wo kubaneka nitorokere njye i Kigali. Yego njye kureba uwitwa Fideli uza kumureba. Sinari nzi ngo atuye hehe, oya icyo nari nzi ko nari nzi ko iyo ugeze ahantu hitwa i Kigali numvaga umuntu wese ndibuze kubaza. Fideli araza kumukwereka. Numvaga ningera hitwa Nyabugogo, umuntu wese ndabaza ati ndagira kwa Fideli, arahitambwa ati dore tuye harahirye. Kuko urumva nabwiye abantu ngo umuntu atunga ibitekerezo bijyanye n'ahantu atinze. Ndabagize umukobwa, mu by'ukuri ubuzima nari mbayemo bwari ubuzima butaragira ishusho. Icyo gihe urambagize nta shusho, ndeka nta shusho. Icyambere nabaga muri chambrette 15,000 nabyo kuyishyura ari ingorabahizi. Ndashimira aho nakodesheje n'uyu munsi haracyahari. N'uyu munsi ntuye hafi yawo, njya mpanyura nk'abadure y'ahantu nakodeshaga chambrette 15. Yewe icyo gipangu nakodeshaga muri chambrette ya 15 njya gukora ubukwe. Navuye muri chambrette njya mu yindi nzu yisumbuyeho yabaga inyuma muri icyo gipangu nyine. Aho nakodeshaga kenze kuyishyura ari ikibazo, ni naho nakoreye ubukwe, nyuma nza kuhava. Urumva ndarambagiza. Iyo urambagiza uri muri ubwo buzima, icyizere cyo kwemerwa kiba ari gike. Icyizere cyo kwemerwa kiba ari gike. Aho ntuhatinde. Ntabwo ndi buhatinde. Shalom, turabasuhuje. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hano muri studio. Ngewe ni Pastor Eric Nsengumuremyi, ariko ndi kumwe na mwene data dusanzwe tubana mu buzima busanzwe mu murimo w'Imana. Uyu munsi twishimiye kuza kubana nawe muri uyu mwanya kugira ngo twongere kuganira ku mirimo y'Imana, twongere kuvuga ku yindi shusho cyangwa se ku rundi ruhande twabonye rw'Imana, kuko umuntu wese umuhaye mikoro ashobora kuvuga icyo yabonye ku Mana mu myaka amaze agendanye nayo. So rero nifuza kumwakira muri studio akabibwira, hanyuma yamara kubibwira tugakomeza ikiganiro cyacu. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Twongeye gushima Imana ko iduhaye umwanya kugira ngo tuze kuganira namwe, tuze kubana namwe muri uyu mwanya mwiza. Nitwa Mbarushimana John, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Imana ibaho umugisha. Turashima ko ikaze muduhaye. Amen. Urakoze cyane John, ukoze w'Imana. Nzi ko abantu benshi bishimiye kongera kukubona kuri uyu munsi wa none. Uravuze ngo uri umugabo kandi urubatse. Ushaka guhita nibaza ese umaze igihe kingana gute ugize umuryango? Ese kutabivuze urubatse cyangwa ntabwo ubatse? Ndubatse, ariko nubatse nyenyine, ntabwo ndubakana n'umufasha. Ubatse mu buryo bw'imbere. Nk'imbere harubakitse, n'inyuma amagufwa Imana iri kuyegeranya. Iri kuyegeranya. Mwaka utanga iki gihe nawe uzavuga ufite umugore. Akonzajya nkongeraho.
ku kibazo warumbajije ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nzaba nuje imyaka 14 nubatse. Wow, itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu nzaba nuje imyaka 14 nimariye. Wimariye. Yego. Ako se byo mbwira muri urwo rugendo rw'imyaka 14 ubuzima bwawe bwari bumeze gute? Ishusho y'ubuzima bwawe, duha ishusho ntoya y'ubuzima bwawe, kuko harantu negeze guca gutya numva aho témoignage yaho gato y'ubuhamya bwawe ukuntu Imana yaguhaye umugisha, uburyo Imana yakwaguye, uburyo wageze i Kigali ufite akantu kambaraje ukuntu mu ntoki k'icyatsi kibisi kabagaho kalendari kanditseho kare habagaho kalendari. Donc kalendari y'icyo gihe umuntu yareberaga ku isashi yabaga ariho kalendari, aho uyu munsi tuyirebera kuri telefone. Yego, haba iyo sashi yari icyatsi kibisi, ibaho kalendari yari yanditseho ngo Mariboro. Niba iyo sashi yitwaga ariko iryo zina ryabaga ari. Uwo ni umugabane wa mbere winjiranye i Kigali. Iyo niyo varize binjira i Kigali, iyo niyo varize wari ufite. Yego. Leta bibaza ngo hararimo imyenda imeze gute. Hararimo imyenda byo. Tuzayivuga ubutaha. Naho imyenda igenda muri ambaraje. Washyikiye wese? Ubundi mu buzima busanzwe ndahari nashyikiye bwa mbere. Ubundi intego yanjye kwari uguhaguruka iwacu ku Kibuye aho navaga. Intego yanjye ari kuza i Kigali. Yego. Ariko direct ntabwo nashyikiye i Kigali. Nabanje gushyikira ahantu Gitarama. Hari navuga ngo ari mushiki wanjye wo kwa mama wacu wari uhatuye. Yajyaga aza kudusura akambwira ngo ngewe ngo mbagiye Igitarama ngo ahantu hitwa mu cya kabiri, ngo uramutse uje kusura ngo ukagera mu cya kabiri ngo umuntu wese wabaza kwa runaka. Umugabo yari umusirikare, izina rye ryari rizwi, nkabibika mu mutwe mbizi neza yuko igihe kimwe uzagera mu cya kabiri. Mu cya kabiri baza ngo ni mu ndangire umugabo yitwa Rusanganwa, n'ubu baracyariho. Nuko ndangije igihe kimwe rero ndabitekereza, ariko ntekereza kugenda ntabwe abari bancumbikiye aho nabaga. Muri make nagiye ntorotse. Urumva rero uburyo bwo gufata iyambaraje no gushyiramo utwo twenda nashyikira aho ngaho. Mpageze rero nk'uko yabivugaga, tabani kwa Rusanganwa ni hehe? Ati naho haruguru. Barahandangiye nagenda njyayo. Ngezeyo nsanga bagiye no gushyingura Ikibungo. Umugabo yari yaragize ibyago bajya gushyingura Ikibungo. Urumva hashize imyaka myinshi ariko ndacyabyibuka. Urumva ngezeyo icyo gihe yewe nta na telefone nari mfite. Ariko hazi asanga naje kubasura, yaje yashize nk'icyumweru, ariko nkajya nibaza ese nzagira i Kigali gute? Nzagira i Kigali gute? Ariko wageze mu cya kabiri basi. Nageze mu cya kabiri, urugendo nari nigeze hagati. Byibura kuva Ikibuye ugera hariya ntabwo hari hasigaye urugendo runini. Ariko kubera ko ntari impazi, nari nzi ko urusigaye rukubye nk'inshuro 5 rwo maze iyo umuntu atazana ari kujya ugira ngo ni harehare. Nuko ariko intego yangiye kuva mu Bisesero i Karongi iwacu nza, yari intego yo kuvuga ngo ngiye i Kigali gushaka uwitwa Fideli. Hari umutipe twari twariganye yaritahiye witwa Fideli, yabaga i Kigali. Yajyaga aza kudusura nkabona ukuntu asa neza, ariko nanjye nzajya i Kigali. Mu bintu byatumye mfata umwanzuro wo kuva mu ntara nkaza i Kigali. Icyambere nuko nabonaga amahirwe yo gukomeza amashuri byanze. Noneho kandi niba hari ikintu nangaga guhinga, kandi nkabona nintajya kwiga ni isuka, kandi nkumva guhinga bambwira kujya guhinga nkayura nkagira gute, bakambwira ati ngaho ujya mu yindi mirimo. Byaje mbabarira. Yego. Mbonye amahirwe yo kwiga yanze, mfata umwanzuro wo kubanekana itorokere njye i Kigali. Yego. Nge kureba uwitwa Fideli. Fideli uza kumureba. Sinari nzi ngo atuye hehe. Oya. Icyo nari nzi ko sanari nzi ko iyo ugeze ahantu hitwa i Kigali, numvaga umuntu wese ndibuze kubaza. Fideli araza kumukwereka. Numvaga ningera hitwa Nyabugogo, umuntu wese ndabaza ati ndagira kwa Fideli. Arahitambwa ati dore tuyi harahirye. Kuko urumva nabwiye abantu ngo umuntu atunga ibitekerezo bijyanye n'ahantu atinze.
umuntu atunga ibitekerezo bijyanye n'ahantu atinze. Urumva iwacu mu cyaro warazaga ati kwa runaka niye ate tutarahazi wasanga ku buryo nko mu kagari nta hantu wasangaga ubutazi ugasanga hari ni kwa runaka ni kwa runaka ni kwa runaka. Kera nyine hari uburyo abanyarwanda wasangaga baturanye ugasanga batuye ahantu ku buryo nyine kugira ngo uzayoberwe ku muntu ntazi undi akaba yahamenya. Numvaga ni Kigali ko bimeze rero umuntu wese tuzabona nzaba nindangira kwa Fidel. Urumva rero mari cyumweru Gitarama aho mwene wacu aziye sinamubwira ko ngiye Kigali kuko nimubwira ko ngiye Kigali ntiyari kwemera. No mu gisaraje nta na telefone zabagaho nta telefone zabagaho ngo ari buhamagara aho navuye ngo ababaza ate uyu mwana yaje mumwohereje. Nta telefone zari ziriho nta zari zihari. Ngira umukiro wumva rero nabaga kwa mukuru we natorotse kwa mukuru we nuko cyo jyamo 2,000 arambwa ati ngaho subirayo. Ngira umugisha ntibamperekeza urumva mpita ntega igare rimvana mu cya kabiri ringeza muri gare ya gare ya Gitarama aho gufata izijya ku Kibuye fata Kigali na mariboro yanjye. Yego ntabwo twari tuzi ko bizahinduka. None se John icyo gihe ufite nk'imyaka ingahe? Urumva buriya yari nka kurumva ni muri 2004 kandi jenoside yabaye mfite imyaka 7. Ukiri muto yari mikeya rwose. Ubwo urumva rero nafashe umwanzuro nta kindi ndavuga ni reka niyizire Kigali nimara kuhagera nzashaka ubuzima nk'abandi aho kugira ngo nze guhinga. Noneho tugeze aho ngaho kuza Kigali na mbaraje urashyika guhura n'Imana byaje kubaho urugendo rwo guhura n'Imana. Ese waje deja warukire muto waje uva hariya ku Kibuye mu Bisesero deja warakijijwe cyangwa waje gukizwa nyuma ugeze Kigali? Naje gukizwa nyuma. Urumva naraje nyuma yaho enda tubuhamye tubuhinira aho ngaho uko naje guhura na Fidel nabyo n'ubundi buhamya. Noneho ubwo ntangira ubuzima bwo gushakisha uko nari mbyiteze uko nari mbizi ndi mu ntara naraje nsanga ubuzima butandukanye nuko nari nzi ko ni Kigali rwose uhagera amafaranga abameze nk'ari ahantu batoragura. Numvaga nta mirimo y'imvune ihaba. Kumva banyakiriye nabo babandi navuga ngo babayeho mu buzima bwiza sanga babayeho mu buzima bwo gushakisha bakajya gukora ibiraka byo guhinga bimwe munze mu ntara sanze ni Kigali birahari. Biba ngombwa ko ubuzima bunanira. Aho nahuriye n'Imana rero reka nsimbuke byinshi. Nakoraga akazi ko mu rugo hano Nyarutarama mu kabuga ka Nyarutarama. Iyo mvuga ibi ngibi ndashimira Imana yuko uwo mukecuru nakoreye akazi ko mu rugo n'abana be uyu munsi bariho. Mu minsi yashize narabasuye aho batuye i Bugesera. Narabasuye uwo mukecuru ndamureba n'abana bamwe babe bahari turaganira twibukiranya amateka yahashize. Hari akazina bajyaga banyita ariko reka nkihorera ko ngako kajyanye n'igihe nari ndimo. Twarahuye barongera bagasubira amati ni ryari rya kera iryo ngiryo. Urumva rero umunsi umwe bari Abadiventiste bajya gusenga koko ku Isabato ntabwo twakoraga nsigara mu rugo. Urumva nicaye mu rugo sinagiye gusenga. Imbere yaho twakoreraga hari agasaro washaka kwicara ukagenda ukicara ku katebe ko hanze. Abatipe bayikora muri uyu munsi barahari. Noneho ndicara kwa kundi umuntu yicara agatekereza ibitekerezo byanjye bisubira muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Noneho ndabitekereza ndabyibuka nibuka uburyo Imana yandokoye. Gukizwa kwanjye byaturutse aho ngaho. Ndabyibuka nibuka uburyo abandi bagiye nibuka uburyo abavandimwe bagiye nibuka ababyeyi banjye abo nakoreraga batashye ndababwira nti se mwamuruhujya ejo kuki umuntu nkajya gusenga. Bati nta kibazo. Njya gusenga kuri ADPR Nyarutarama. Ndagenda ndicara Cleophas Barore sinzi niba ariho agisengera ariko niho yasengeraga. Ndagenda njyayo bigisha ijambo ry'Imana sinjye warose bahamagara bihana. Ndahaguruka njya gukizwa. Nakijijwe n'iki
no kwibuka yuko hari amaboko y'Imana yandokoye. Hari amaboko y'Imana akorokoye. Nge nakijwe no kwibuka uburyo kandi turiho turavuga ku mugambi w'Imana kugukura mu bisesero ukakugeza aho uyu munsi uri abantu bakureba. Yego n'urugendo rurerure rutabona gusobanura ibintu byinshi umuntu atabona nuko avuga. Ariko niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo nujya kureba iby'Imana yakoze ku buzima bwawe ntugafate ubuzima bwawe ngo ubuhuze n'ubwundi muntu. Jya urebera ku bwawe, ahubwo jya ufata ubuzima bwawe bwahashize ubuhuze n'ubuzima bwawe bwa none. Hagati aho ngaho niho harimo ineza y'Imana, niho harimo igitangaza. Niyo mpamvu Dawidi avuze ngo nibutse iminsi ya kera. Iryo jambo ndaza kurigeraho, iryo jambo iminsi ya kera, kuko urumva iminsi ya kera wayibutse ugeze i Kigali, wibuka uburyo byari bimeze. Icyo ni igice cya mbere cy'ubuzima. Umaze kuyibuka iraguterura kujyana muri ADPR gusenga, ntawe uguteruye, ntawe ukubwirije, ntawe ukugira inama. Hanyuma iyo minsi nayo irashira, ubwo wari utarubaka, ndumva icyo gihe ntabwo wari urubaka, urakizwa, uhura n'Imana. Nyuma y'igihe Imana iguha umuryango. Urumva inyuma yo gukizwa n'ubwo buzima nari mbayemo haje no kuza ubundi buzima bwo kuburaho kuba. Njya kuba muri Eto Kicukiro ngiye 2008, ntabwo nari mfite ahomba. 2008 ejo bundi iyo ntabaga naraye muri Eto Kicukiro nararaga muri toilette ku rusengero bita Ruwanje rw'Igikondo. Iyo nabaga ntaraye aho nararaga ngenda ijoro ryose. Kabiri nabaye mu buzima burya ibyo kurya byo muri puberi, hari ubwo ku cyapa cya Mitsingi hano ku Giporoso. Ayo ni amateka rimwe na rimwe umuntu avuga, abatazi impamvu avuga ibyo bakagira ngo ni bya bindi umuntu ahimba no kuryoshya inkuru. N'uwaryoshya inkuru ntiyayiryoshya yisebye, ntibishoboka, yivuga nabi, wakwivuga ibyiza. Rero n'uwahimba inkuru ntabwo yahimba izimubwira ngo izivuga ngo yaraye mu toilette. Oya, ibyo ngibyo niba umuntu atarabivuze abantu bajye babitwara ukundi, agatekereza ko umuntu avuga ubuhamya kubera ko impamvu mbuvuga uyu munsi nuko nabuvuyemo. Ubundi ubuhamya bw'ibihurimo ntawe bufasha, bwitwa gusaba. Ariko ubuhamya bw'ibihe wavuyemo ubugira ngo wubake abakibirimo, ubabwire ngo nta hantu Imana itakura umuntu, nta n'ahantu itageza umuntu. Rero iyo tuvuga ibi ngibi, ijambo rya mbere ntituba twishyira hanze, tuba dushimira uwadukuye aho ngaho, kuko nta maboko yandi yahadukuye. Kabiri tuba tugira ngo dukomeze bamwe bari mu bihe bibi, tubabwire ngo nta Imana itakura umuntu, nta itageza umuntu. Ubwo buzima muba mureka nabwo musimbuke. Naje kwakirwa n'umumama umwe, yewe ni nawe wahagaze mu kimbo cy'umubyeyi wanjye nyuma y'ubwo buzima bwa Eto Kicukiro. Ubwo nsimbutse byinshi, nibwo nahuye na famiye imwe, ni nabo bahagaze mu kimbo cy'ababyeyi ubwo nakoraga ubukwe. Nibo nahaye impano z'ababyeyi, baranyakira ndahaba. Hageze hagati numva ko nkwiye gufata umwanzuro nkajya kwibana, ndabicaza ndabibabwira, biranababaza tuzabishobora udafite akazi. Ntiyego, ndagenda nyine ntangira kwibana. Ubwo hagati aho hari ubundi buhamya, uburyo ndateguye ubukwe bugapfa ku wa mbere saa 8, urukiko ariko wa kane saa 8, baranyerekanye mu rusengero aho nasengeraga icyo gihe. N'uyu munsi niho ngisengera. Ubwo iyo mvuze gutyo mba ngira ngo numvikanishe ko ubu buhamya ni ubuhamya bw'ibyabayeho, kuko ubwo mvuga n'uyu munsi niho nyiri. Muri Bethsaida Holy Church, muri Bethsaida Holy Church niho nasengeraga, n'uyu munsi niho nsengera. Kugeza uyu munsi rero ubwo buhamya ni ibintu byabayeho. Yenda ibyo nashaka kubisimbuka mvuge ku kijyanye no kubaka urugo. Bigeze 2012 nibwo Imana yambwiye ko hageze kwinyubakira rwa rugo yambwiye. Ntera intambwe nkuko abandi bateye intambwe, ndarambagiza umukobwa. Mu by'ukuri ubuzima nari mbayemo bwari ubuzima butaragira ishusho. Icyo gihe urambagiza nta shusho, reka nta shusho. Icya mbere nabaga muri chambrette 2015, nabyo kuyishyura ari ingorabahizi. Ndashimira aho nakodesheje n'uyu munsi haracyahari. N'uyu munsi ntuye hafi yawo, njya mpanyura nk'abadure y'ahantu nakodeshaga chambrette 15. Yewe icyo gipangu nakodesagamo chambrette ya 15, njya gukora ubukwe navuye muri chambrette njya mu yindi nzu yisumbuyeho yabaga inyuma muri icyo gipangu nyine.
aho nakodeshaga kenze kwishyura ari ikibazo, ni naho nakoreye ubukwe, nyuma nza kuhava. ubwo urumva ndarambagiza. Iyo urambagiza uri muri ubwo buzima, icyizere cyo kwemerwa kiba ari gike. Icyizere cyo kwemerwa kiba ari gike. aho ntuhatinde. Ntabwo ndi buhatinde, ariko n'uwahatinda ntacyo reka tuhasimbuke. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo umuntu afite icyizere gike cyo kwemerwa, abantu bajya bahimba ibitariho, akaza akakwizeza ibyo adafite, kuko azi ko nazi uko ari nturi bumwemere. nkaba nakubwira ni izi modoka ngiye gusura umuntu, muri make ndi kugaragaza ubuzima bw'ikinyoma. Ubuzima ndi kugaragaza si bwo mbayemo. uri bumbone naparitse arambona mu buzima bwo guparika, ariko ubuzima ni ikinyoma, si bwo buzima bwanjye. Kandi nabikoze kugira ngo nyine cya cyizere cyo kutemerwa ndebe ko cyavaho nze kwemerwa. Rero nge nirinze kugaragaza uwo ntariwe, ngaragaza uwo ndiwe. Madamu tubana uyu munsi ndabyuka ko njya kumubwira ko mukunda, nawe ni umukene, sinize, ababyeyi ngira, mubwira n'ubukwe bwapfuye. Ndamubwira nti kubaho kwanjye n'Imana, iyo ndiye n'Imana iba yangaburiye, iyo nambaye n'Imana iba yanyambitse. Ibi mbikubwiye kugira ngo nuramuka unanyemeye utazaza ejo witeze ko tuzajya duhora tunywa nido, hari n'igihe na mukari zabura. Ahubwo se tukiri aho ngaho, umuntu wakwemeye kwemera muri ibyo bihe ubuzima budafite ishusho, utanabanje no kumwizeza ibya mirenge bimwe tugira mu muco nyarwanda, ngiye kubwabyo ni igitangaza. Niho gushima kwanjye rero kujya guturuka, kuko ndashaka kugera no kuri kano ka invitation, kuko kamaze iminsi gatrending ahantu hirya no hino, kari muri no jambo riri muri Zaburi 143 nahoze ndisoma, bivuga ngo ndibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza imirimo y'intoki zawe, uramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota. Nagira ngo uhite unagihuza. Madamu ni Rose, madamu arakwemera, murabana umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, muri ubwo buzima utarahinduka cyane. Uwa kane murabyara umwana umwe, murabyara uwa kabiri, hari n'undi numvishe wabyaye afite umwenge ku mutima, muza gusenga Imana iramukiza. Aho hose n'urugendo rw'ibitangaza. Ubihuriza he n'uyu munsi dufite hano kuri no invitation itariki yo 28 z'ukwa gatatu ugushima Imana? Wabihurije mo gute? Ko tuzi ko inshuro nyinshi abantu bashima, nyine hari impamvu nyinshi zitera abantu gushima, urabizi nawe. Wabihurijemo gute? Kuko sinzi nanjye, ariko numva mfite amatsiko uwo munsi kubw'icyo kintu, kuko hari madamu wakwemeye udafite ishusho, hari famiye yakwemeye. Noneho nidushaka duhagarara aho habiri, tube tugumya famiye na madamu. Urumva nibo bari bafite uruhare rwo kubyanga cyangwa bakabyemera. Impamvu y'uyu munsi, urumva madamu niwe wa mbere wamenye mbere yuko ababyeyi be bamenye. Urumva yaramenye, ndanamwibwira. Ibyo namubwiye rero nibyo yagiye kubwira ababyeyi be. Yarabiteruye aravuga uti yes, kuko ni byiza cyane yuko niba umwana akundanye n'uwo umurungano rwe, ni byiza ko n'ababyeyi bamenya uwo bazashyingira n'indi. Kuko dushobora gukundana nkamubwira ubuzima bubi, akajya kubwira ababyeyi ubuzima bwiza kugira ngo batange uwo yakunze. Ntiyigeze ajyana ikinyoma rero, ahubwo yavuze ubuzima bwo namubwiye, ari nabwo nyabwo nyakuri, ari bwo buzima mbayemo, nta kinyoma kirimo. Ababyeyi be barabyakira, bakunda uwo mukwe uko nguko ari. Ye barenga no kuvuga ngo azatubera umukwe, barambwira ati wiba umukwe, tubera umwana w'imfura, ube nk'umwana wacu, ntitugufate nk'umukwe, tugufate nk'umwana. Cyane ko nta muryango wari ufite. Cyane ko nta muryango nari mfite. Donc ubonye umuryango. Yes, mba mbonye umuryango. Urumva icyambere ni kimwe, uwabanje kunyakira ni madamu. Iyo atanyakira
n'ababyeyi ntibari ntabwo bari kukwakira. impamvu banyakire ni kimwe ni uko madamu yanyakiriye akagenda akababwira uwo ndiwe. iyo bashaka nabo bari kubyanga, si itegeko, nabo baranyakira uko ndi. ibyo bintu maze kubibona uko ari bibiri mituma mpiga umuhigo mu mutima wanjye. mpiga umuhigo umeze gutya, mvuga ko uko izaba ingana kose mpiga umuhigo ko nzongera nkamukwa ubwa kabiri. icyo gihe nyine nkiri muri ibyo bintu n'abandi bantu banyemeye muri bw'uno buzima, igihe kizangera nongere mukwe ubwa kabiri, shimira ababyeyi be, gatatu nawe mushimire kandi mu ruhame. kandi mvuga ko ntazabikora ari uko nagize ibya mirenge, ari uko nubatse amazu, ari uko mfite amamodoka, abantu batazagira ngo ni umurengwe w'ibyo maze kugeraho. mvuga ko nzabikora ibyo byose ntarabigeraho. imyaka 14 irashize mfite uwo muhigo. uyu mwaka nkugenda ndabizi ubwiriza ahantu hose mbwiriza abajya kabisa ni henshi cyane. nkavuga ni bamwe bakagira ngo na bya bindi bavuga butumwa babaganira bahimbarwa bakavuga ibintu. no, kwabaga ari ukuri k'umutima wanjye ni umuhigo maranye iyo myaka yose. uyu mwaka rero watangiye nta bindi numva nyine mbivuga kuko nsanzwe mbivuga. tugitangira ukwezi kwa kabiri nibwo icyo kintu cyanjemo kigira imbaraga ntigeze ngira mu bindi bihe. kandi kigira imbaraga nta n'ibintu bidasanzwe bihari. niba uri ikintu gishobora kuza kikagira imbaraga muri wowe uvuga ati okay, mfite miliyoni 2 kuri konti, mfite miliyoni 1 kuri konti, mfite 500 kuri konti. icyo kintu cyanjemo nta n'ibihumbi 200 mfite. kandi numva gifite imbaraga ku rwego nta muntu ushobora kukinkuramo. kigamiriza madamu ati ndaye no kucyumva ati uranira ndabari nge ndumva kindimo. kandi ubwo natangiye kucinjiramo nagiye mbona abantu bambwira courage, turi kumwe, tuzagushyigikira. harimo nabatangiye kunshyigikira pe. umuntu akaza akambwira ati ngiye nkora iki ngiki nzakigutwerera. nk'umuntu nka sound nagiye kubona hari umutipe inshuti yanjye dukorana yarambwira ati kijyanye na sound ndayikwemereye kikindekere. harya sejo muri kuri 28 z'ukwezi kwa gatatu. yego iki umuntu uzayobora ibirori byanjye namaze kumubona. nagiye mbona abantu bambwira ati kino nzagikora ikigaragaza abantu bishimiye icyo kintu ngiye gukora. cyangwa se ikigaragaza ko Imana ibirimo. murakoze cyane. hari n'ikindi wibagiwe ku biryo hari ku kintu numvishije ari umuntu wabibwiye ahita avuga uti urumva nyine ngirizina umuntu wese wumvisha icyo kintu ahita afata kuri iki gikorwa ndagushyiraho muri ubu buryo, kuri kiragushyira muri ubu buryo, ikigaragaza nyine ko harimo umugambi. none se ubitangira hari amafaranga make wari wibitseho kuri konti? nkubwiye ko nabitangiye nta n'ibihumbi 200 mfite, ariko mbitangira na kwizera. nibutse ko n'urwo rugendo rw'imyaka 10 narwo rwari urwo kwizera, ntabwo rwagendeye ku bigaragara. n'ubukwe bwa mbere nakoze bwari mu kwizera, nabwo rwari ukwizera kandi ndabukora. ndavuga iyo nizeye icyo gihe no gukira k'umwana ni ukwizera, kwari ukwizera, no kwiga kw'abana banjye ni ukwizera, ubu buryo biga ni ukwizera, n'inzu kwishyura ni ukwizera, ubuzima bwanjye bwose mbayemo ni ukwizera. niba kwizera rero kwarakoze ibyo ngibyo uki kutakora ibindi. kandi reka nibutse abantu ntabwo turimbura mukoro. ntabwo turimbura mukoro. dufite umugabo dukorera, kandi arazirikana. birenze nuko abantu bazirikana, arazirikana cyane birenze uko abantu bazirikana. ndabyizera ndabitangira, bitavuze ko harimo n'abandi batabyumva banabivuga ukundi, babyita amazina. wa mugani izo mbogamizi uzikemura kuko byanga bikunda. hari uhita uvuga uti uti none harakunguye, ibyo ntibibaho. urumva abantu byanga bikunda tujye twemera ukuri, ntibyantwara n'umwanya. ntabwo abantu bashobora kumva ikintu kimwe, ari icyiza abantu ntibacyumva kimwe, yewe ni kibi ntabwo bose bacyumva. hari abagishyikira, hari n'abacyumva. Satani nawe agira abamukunda. nibyo mvuga, ubwami bwose bugira ababukorera. rero ibyo nabitangiye mbizi neza ko izo mbogamizi z'abatabyumva tuzahura. ariko ijambo rya mbere utabyumva ndabana ryari kimwe. rero kutabyumva kwawe ntibiri buze guhindura gukora icyo nagambiriye gukora. igikuru ni kimwe, ni uko atari kibi. intego yanjye ni ugushimira ababyeyi, ni ugushimira madamu, ni ugushimira Imana, no gutanga izo nkwano za kabiri uko nabyiyemeje. kandi iyo mvuze iki ngiki batagira ngo iza mbere barazigaye, oya,
ntabwo inkwano za mbere bazigaye, banyuzwe nazo. hari ukuntu umuntu akorera ikintu ukumva umutima uranyuzwe, ukumva wamushimira, kumva wagaruka ugashima. kandi atanga icyo wamuhaye. Arega na Yesu yarabivuze. Yesu yakijije abantu ababembe 10 hagaruka umwe arabaza ati ese abandi bari hehe? kandi ngo yari umunyamahanga, hagarutse umunyamahanga. abo mu rugo ntibagaruka umunyamahanga bari bisanzwe. buri gihe Imana ubundi kari akazi ke kubikora. Imana yahoraga ibwira se ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. rero bene data abo tubana abazakurikira iki kiganiro turabatumiye ni muri kuno kwezi kwa gatatu gukurikira ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu bizabera muri busitani bwa Bethesda Holy Church hano mu Gakinjiro. Yego erega hano mfite invitation, duhise ko tunabatumira. Nimero ya Mbarushimana John ni 82 6 419. iyo hasi wanze ari ya madamu. Yego 0786865339. Ayo nama nimero yabo, nawe ushobora kuza kumva umutima wawe kuyobora kuzifatanya nabo. Niko twarimo tuvuga ku babembe, uwashimye n'umunyamahanga, abandi babifashe nk'ibisanzwe kandi hakize 10. kandi koko Imana idukorera ibintu Imana idukorera ibintu twarangiza tukumva n'ubundi yagombaga kubikora, tugomba byagombaga kuba abandi bakavuga ati ni amahirwe. Ako si amahirwe, ntabwo ari amahirwe pastor, kuko bino bintu nubwo njye nawe narabihize nk'umuhigo w'umutima wanjye. hari n'uwambwiye atesejyo ati ibintu ugiye gukora nta kibanza ugira, nta nzu ugira, kuki utagura ikibanza, kuki utayafata. ndavandiga nyirizina ntago ari amafaranga nagiye guterura ngo njye kuyakoresha, kandi nubwo nari kuba nyafite nayakoresha kuko ari umuhigo nahize. icyo mbona cyihutirwa muri njye rero ni uguhigura icyo nahize, nkagihiga imbere y'Imana. biraba ngo guhiga ntuyigure, urutwa no kudahiga. ntawigeze ashyiramo iki kintu, ni umuhigo nahize bimvuyemo, ndatobora ndavuga. madamu yarabizi ko atazi ngo bizaba ryari, data bukwe n'amabukwe bari babizi, barabyumvishe, sinabibabwiye nabo babyumvisha kwa kundi bumva ibiganiro ndi kubi bumva ndabivuze, byari bizwi iki kintu gihari. rero ni umuhigo w'imyaka 14 ngiye guhigura. rero nabitekerejeho nibuka ko hari abonzi bagiye banga gushyingirwa no kwa sebukwe kubera ubuzima babayemo cyane. yewe hari uwonzi w'inshuti yanjye ntagiye kuvuga, yashakanye n'umugore we kwa sebukwe batabishaka, niwe watwihereye ubuhamya, atubwira ko umunsi bakora ubukwe sebukwe na nyirabukwe bari baryamye banga kubutaha. aratubwira ngo amaze imyaka 17 sebukwe na nyirabukwe ntibaragera aho atuye, batarajya kumusura. none njyewe numve ko ari ibintu bisanzwe hirya yo kurenga kwitwa umukwe bakangira umwana mu rugo, kandi impamvu zari gutuma nahabwa agaciro nazo zihari. nta nkomoko nari mfite. madamu yahuye n'abantu benshi bamubwira uriya muhungu ugiye gushaka azakumara iki, ugenda na Bibiliya gusa, kandi baramubwira ibyo ngibyo. hari abandi bafite ubushobozi bamushaka bamushaka bafite ibyo, arabyirengagiza andwanira ishyaka. iryo shaka yandwaniye kugira ngo tubane n'iryo yarwanye muri iyi myaka 14. nibyo cyatumye numva ngomba kuzamushimira, nkavuga ni icyo wakoze nagihaye agaciro, icyo ababyeyi bakoze nagihaye agaciro. reka mabwe nibyo nzakora ntibingana n'uburemere bw'icyo bakoze, ariko basi ni sembore, ni ikimenyetso kugira ngo mbereke ko ibyo bakoze ngenda bizirikana. niyo mpamvu rero y'icyo kintu nateguye muri ukwezi kwa gatatu. urakoze. ubwo hise unyibutsa igihe bagaruraga isanduku y'Uwiteka Imana mu rurembo, ngo habaye guhimbaza gukabije. Yego. ngo ndetse no kugera ku rwego imyambaro y'umwami go. noneho imaze kugwa, umugore nyine biramucanga, aravuga ati ariko nawe buryo uhimbaza mu Imana uzuriwe mwami imbere y'abagaragu n'abaja, ubyina bigezaho, donc wishima bigezaho, ntukanabigaragaza. wari ukwiye kwiyubaha mwami. hari ukuntu tuba twumva twashimira mu mutima, bikorera iyo mu mutima, kandi mushimira mu cyumba wikabya, wikivuna, shaka ukuntu bikora ariko bikore mu gisirimu bitaza kugaragara cyane, bigasa naho bibangamiye ibitekerezo by'abantu. ariko nkunda ijambo Dawidi yamusubije rivuga, yaravuze ngo icya mbere ni kimwe, ntuzi impamvu zituma nkora ibi.
reka nzikubwire nubona umuntu akoze ikintu ntugatinde ku cyo akoze ujye utinda ku mpamvu yatumye agikora. Abantu batinda ku cyo twakoze ariko batabanje kumenya impamvu twakoze icyo kintu, kandi igisubizo cy'icyo yakoze kiri mu mpamvu yatumye agikora. Reka mvuga akantu ntaragera kuri iryo jambo David, ngo abantu babonye save the date. Abantu hari umudamu ejo twaganiriye namusuye ku kazi nagiye kumutumira, arambwira ati abantu benshi barampamagaye bati biriya ni ibiki umukozi w'Imana akoze, ati se ataye umugore we, kuko harimo abatazi madamu bari bagize ngo n'undi muntu aporopoje. Natereye ati urumva ati ariko nyuma baje kumenya ukuri ati n'ibintu byiza. Urumva rero mbere yo gutinda ku kintu ujye ubanza umenye impamvu umuntu yakoze ikintu. Wakuki Pastor Eric yambaye ishati imeze gutya? Hari impamvu yayambaye, yenda ikirori agiyemo bambaye kubera iki yogoshe gutya. Kuri cyo hari impamvu. Mbere yo kureka icyakozwe ujye ubanza umenye impamvu. Dawidi rero yabanje kubwira umugore impamvu y'ibyo byose. Aravuga ijambo rya mbere, we kubura umwamikazi wumva nta kidasanzwe, kuko n'ubundi ni ahubwo igitangaza n'uburyo utabura umwami, nako umwana nta gitangaza kirimo, ariko ngiye kuba ndi umwami ngiye ntabwo ari bisanzwe. Kuko aho narindi, aho nabaga ntihanyemeraga kuba umwami. Yewe baje no kwimika umwami iwacu nta wigeze anyibuka, nibutswe n'Imana banyibagiwe abandi bose bagaye. N'umuhanuzi yari yanyibagiwe, nose yaramuze ahubwo ko yarebaga ati ndabona ari uyu nguyu. Yewe Dawidi niyaza kuhaba umuhanuzi ntiyari kumuteka, kuko yaranje kureba abona ababikwiriye, abona nyine Tewe yararimbye ngo abantu babona ibyiza rero bikwiriye atari bikwiriye, ngo ariko Imana yo yakubona ikabona utubishongore. Rero aramubwira ngo impamvu myende guye, ko yanguye mu ishyamba, impamvu myende guye yanguye mu ishyamba, yanguye muri eteko Kicukiro, naho ngaho rero ingura kuba mayibo inyubakira umusarana ari huryama ingira undi iguha urugo. Ni impamvu kandi ufite famille nziza. Imana yarakoze, mfite umudamu mwiza, mfite abana beza, ujye usura urabizi, ndabizi cyane, ntacyo nshinja Imana, wagihera nukuri pe. Njya mbwira Imana nibyo wankoreye birahagi, naho utagira ibindi ukora nta rubanza mfite. Akomeza ako kantu uti Dawidi aravuga ngo rero impamvu nkora ibi nibutse ko aho ndi naho narindi ntago byahura. Rero iyo ni impamvu ituma nibagirwa yuko ndi umwami, ndahimbaza yangize umwami. Ijambo rya kabiri arabati ikindi, ndahimbaza yaciye so ku ngoma yarangiza ikanyira. Izo ni impamvu ebyiri zituma nirengagiza icyo ndi. Kandi umva icyo Dawidi yakoze. Dawidi yarashatse kumwereka yuko icyo adaha agaciro ari icyo ari cyo, icyaha agaciro ari uwamugize icyo ari cyo. Donc Dawidi ntiyabonaga imbaraga n'icyo ari cyo, yazibonanaga mu wamugize icyo ari cyo. Niyo mpamvu yabatonye sinzita ku cyo nicyo, ahubwo nzaha agaciro uwangize icyo. Niyo mpamvu Imana ibwira Aburahamu ngo mp'umwana, kandi ari umwana yamuhaye imyaka yarategereje. Aburahamu yafashe umwana n'Imana ashyira ku munzani, aravuga ngo uko biri kose ntabwo umwana ndutira Imana birarutanye. Umwana koko ni mwiza, ariko sinafata umwana ngo mushumike, ahubwo afata Imana ayishyira hejuru y'umwana, ahita afata umwana ajya kumutera. Imana irebye Aburahamu akoze, iravuga ngo nanjye nakababwiye ntabwo uri bugarukire aho ngaho. Kundi ijambo yavuze rero ngo ageze mu nzira abwira abagaragu ngo nimusigare hano gatoya, njye n'umwana wanjye twigire hirya dusenge, ubundi tubagarukeho. Arabizi ko agiye kumutanga, ariko arabizi ko atari bugaruke wenyine. Ubwo kwizera, twigire hirya dusenge tubagarukeho, kandi abizi ko agiye kumutanga, ariko kwizera kwe kuramwemeza ko atari bugaruke wenyine, ari bugarukane n'umwana we, kandi yakoze icyo Imana ishaka. Icyo ashatse kuba rero abantu bajye babanza bamenye kubera icyo umuntu abyina. Kuki Dawidi imyenda yaguye kandi ari umwami? Impamvu nta yindi, hari inkomoko y'icyo ngicyo, nizo yabwiye umugore we. Rero impamvu yo gushima kwanjye, impamvu yo kuri ibi ngibi si ukugasipiya, dore ko nta n'ibyo mfite biri mu kuboko kw'Imana. Imibare bene da si ukubura ubwenge, hano atakiza ko ari ukubura oya. Kandi ikindi reka mbabwize ukuri, ari abantu bajya babyita ukundi bakabivuga ukundi, ntabwo nabuza abantu kubiha amazina bashatse, ariko icyo mvuga ni kimwe, mu ncamake mu buhamya bwanjye, intego y'icyo kintu ngiye gukora niyo ngiyo.
ni ugushimira imana yo nzahora nyishimira pe ababizi nyishimira buri munsi nicyo kintu kiba mu kanwa kanjye nyishimira buri munsi ariko uriya munsi nyamukuru ni ugushimira ababyeyi ku bw'ubwo buhamya natanze ni ugushimira madamu ni ugusangira n'abantu tugafatanya gushima imana ku bw'ibyo yakoze no ku bw'ibyo ikomeje gukora ariko impamvu ibyo byose ni icyo nazirikanye ni umuhigo ngiye guhigura imyaka 14 rero tuzanezezwa no kubana kuri uwo munsi nanjye ngufitiye amatsiko nta muntu utawugira amatsiko nanjye ngufitiye amatsiko nijoro uri gufitiye amatsiko abantu babatese gutera ivi hari umuntu wohereje madamu ariko rero ryararyoshye uzi ko nahise nigiramo gutera ivi hari umuntu wohereje madamu akawudiyo aravuga ati ugerageze ubwire umugabo wawe natwe aduhe ku mafaranga ati turebe ko natwe twatera amavi mu bigaragara arayafite ariko kwizera kujya kurema ibitariho bikabaho arega umuhigo ngiye guhigura umuhigo mbifata nk'igihe kigeze kugira ngo umubyeyi abyare yego icyo wakora cyose yaba ari mu masaso yaba ari mu mvura yaba ari mu nzira ku karubanda icyo wakora cyose arabyara mpamya ko ikintu uriho urakora cyari supposed kuba ntabwo hari ubundi buryo bundi bwo kugikwepa kugica ku ruhande pastor reka ngwigire kimwe niba hari ikintu gifite imbaraga muri ngewe ku rwego n'umuntu aramutse ambwiye ati jyo ngufashe iki atazi ko mfite n'uyu mushinga wo gushima imana nabwo nta kindi ngusabye mfasha uyu muhigo nahize uzagende neza ni ukuri sinamubwira ngo ariko n'abakunzi bacu badukurikira yaba ari kuri channel yanjye Pastor Eric Nsengumuremyi yaba ari kuri channel ya Evangelist John Mbarushimana ntabwo twara kubibabwira muri iki gihe cy'ibyishimo n'umuvandimwe nimero ye twe twayivuze hano ibiriho no hasi n'ubundi umuvugisha ushaka no kutamuha wenda ibya mirenge ariko ukamuvugisha ukambwira uti ndi kumwe nawe ubwira uti nzahagarana nawe imana ikorana n'abantu nubura imana mu bantu imana izaba idahari kuko imana igendera mu bantu ivugira mu bantu amasezerano yose duha ejo bundi nabonye umuntu yapostinze akantu ijambo ryavuzwe na Apotre Gitwaza aravuga ngo amaboko y'Imana n'abantu amaboko y'Imana n'abantu wow ni ijambo nakunze cyane amaboko y'Imana n'abantu buriya amaboko y'Imana ku buzima bwawe n'abantu ufite amaboko y'Imana ku buzima bwanjye n'abantu ufite ejo nagiye kwigisha ahantu ndabivuga umwana ubona ukiri muto pe ubona rwose akiri umunyeshuri azavuga ati mukozi w'Imana ati rwose ati ndagukunda ati nkunda ibyigisho byawe ati nanejejwe nuko ufite ubukwe ati nta kazi mfite ndacyari kwiga ati ariko mfite 1000 ati reka nyiguhe ati nanjye basi ngutwerere naranezerewe ndava nitekereza aho uyu mwana atekereza gutya 1000 ku mwana ni ikintu gikomeye byanyeretse indi sura n'indi shusho rero binyereka uburyo ukuboko kw'Imana kuri kumwe nanjye kujya kugushoboza ntabwo iki ngiki rero ari cya kindi umuntu akora ngo wenda atangire umushinga runaka ati ndimo ndasaba inkunga nabyo ni byiza ngiye kubaka inzu ndimo ndasaba inkunga ngiye kugura ikibanza ndimo ndasaba inkunga ngiye kubaka iki ngiki ni ukuri nta kindi ndi gukora ndimo kubwira Imana ngo Mana ishyigikira uyu mushinga none wowe utangiye maze iyi ndamaze imyaka 14 ntwite nyibyari nibyo wavuze ati gusohoza isezerano no guhigura umuhigo ni nko kubyara k'umubyeyi rero mu by'ukuri ntibizabe impamvu ushobora kutabona uburyo bwo gutwerera ariko nifuza kuzakubona kuko hari igihe umuntu ashobora atese ko ntabonye uburyo mutwerera ubu oya no uramutse ububonye ni amahirwe butanabonetse kandi ni uko tuzishimira kubana namwe izaba ari umugisha udasanzwe icyo tuzi cyo ni kimwe kandi tuzahimbaza kandi se urumva icyo cyaburamo pe ntabwo cyaburamo tuzaramya Imana azaba ari umunsi wo gushima Imana gushimira kandi wa mugani se washimira Imana se hatari abantu ntabwo bishoboka muri make muzaza gufata kandi n'ababyeyi abashumba bazaba bahari bazaba urumva iki ni igikorwa umuntu akora yabanje kubwira ababyeyi yabanje kubwira abashumba dore ko kizabera no ku rusengero n'ubundi yakoze neza cyane yego wow dusoza rero hari abantu badukurikiye numva wagira ijambo rimwe ubabwira riri ku mutima wawe twavuze urugendo rw'ubuhamya rw'ubuzima Imana yagendanyemo nawe nanjye nuko nguko ubutaha tuzicara tuganire ibyo byose ni imirimo y'Imana rya jambo yavuze ngo nibutse iminsi ya kera numva hari nk'ikintu kimwe wabwira umuntu uri guca mu bintu nawe
avuga ngo ariko se biriya bintu birashoboka, se bijya bihinduka, se umuntu akora iki, ese nzabisohokamo? hama numara kumubwira iryo jambo urita ko watura umugisha ku badukurikiye ubundi dusoza ikiganiro. ubundi bwo icyo navuga ni kimwe no ku muntu wese agira kera ye, agira kera ye, ntawe utagira kera ye. ahubwo yenda aho dutandukanira ni uko havuga, hari abahagira ntibahavuge, ariko umuntu wese agira kera ye, byanga bikunda umuntu wese agira kera ye, uko haba hameze sinkuzi, ariko umuntu wese agira kera ye. icyo navuga rero kandi ndibaza ko no mu buhamya uko twabutangiye naho tugereje harimo isomo rivuga ngo umuntu agihumeka ni umukandida wo guhindurirwa amateka. umuntu agihumeka, wowe uneze amatwi, birashoboka ko uri mu buzima nk'ubwo nanyuzemo, cyangwa uri mu buzima burenze ubwo nanyuzemo, cyangwa utari muri ubwo nanyuzemo ariko uri mu buzima bugoye. reka nkubwire ngo ugihumeka ibintu byose birashoboka, amateka arahinduka. nanjye sinari nzi ko uyu munsi nzaba ndi uwo ndiwe. niba rero ndi uwo ndiwe uyu munsi ni igihamya cy'uko nta Imana yagukuraho ngo kugeza aha ngaha. rero reka mbabwire ngo Imana ibahe gukomera, mwihangane, siko bizahora kuba mutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Imana igihindura ibihe, abava mu isezerano nta mpamvu. Zaburi yavuze ngo ahari kurira kwararira umwijoro, aho bwacya mu gitondo impundu zikavuga. rero Imana ibahubishe, Imana ibagire neza. reka mbabwire ngo abari mu bihe bibi nimukomere, namwe abari mu bihe byiza nimuzirikane gushima. gushima ni byiza, niba hari ikintu kinezeza no gushima, niba hari ikintu kinezeza no gushimirwa. gushimirwa ni ikintu cyiza. nawe ujye wumva iyo umuntu agusaba ntabwo bisona nk'iyo umuntu agushimira. rero mureke abagiriwe neza, mureke dushimire. namwe abagitegereje neza y'Imana muhumure, bizahinduka. kandi ntawe abura icyo ashima. nawe uri kunyura mu bihe bigoye, shimira Imana kuri muzima, kuko hari abantu bamaze kuva muri buno buzima. twese dufite amashimwe nuko tudafite amashimwe angana. reka dusenge dushimire Imana, kandi Imana ikomeze ibagire neza. tuzi neza ko hari umunsi namwe muzatanga ubuhamya muvuga ko hari ibihe bikomeye Imana yahinduye. kandi utarasenga jo, ari ikintu numvishije muri ngenganirizwa n'Imana muri iki gitaramo cyo gushima Imana ugiye gutegura. Imana izongera guhembura ibyishimo mu miryango, amen, mu buryo bw'umwuka, mu kirere cyacu, cyaba ari cy'Afurika, cyaba ari cy'Uburayi, cyaba ari cy'Amerika. Imana izafunguriramo ikirere cy'ibyishimo byo mu muryango, umunezero hagati y'umugabo n'umugore, umunezero hagati y'abana n'ababyeyi. Imana igiye gufunguramo ibihe byo gushima kandi ibihe byo kunezererwa. icya kabiri, Imana izakinguramo imiryango y'abantu benshi ibinjiza mu buhamya. ubuhamya bw'ibyo Imana yabavuzeho, ibyo basengeye, ibyari amasezerano, ibyo bari bategereje igihe kinini. Imana izaba ikinguye. navuga ngo abantu bazitabira iki gikorwa bazataha batakiri babandi, kuko hazaba hamanutse. nabonaga ari nk'ikirere kizaba kigusa aho hantu cy'ubuzima bwinshi bw'ubumana. noneho umuntu wese akagenda ahindurwa, akamburwa ubushwambagara, akambara umwambaro mushya, akambara ibyiza, akambara gucya, akambara umunezero, akambara ishimwe. donc azaba ari umunsi wo kongera guhindurwa. azaba ari umunsi wo kongera guhindurwa, abantu bambara indi myambaro ibinjiza mu isezerano ryabo. so komereza aho rero uzamura isengesho. urakoze Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye. tuganiriye n'umuvandimwe dushaka kugaragaza yuko ujya uhindura amateka. hari aho uvana umuntu, hari aho ujyana umuntu, kandi ko ijambo rye rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima. turi hano kubw'impamvu y'umuhigo nahize, imyaka 14 yari ishize, none harageze ngo uhigurwe. turagushimira ibyo wakoze, tuzahora tugushimira ko niwe mbaraga zacu, niwe byiringiro byacu. turagushimiye wowe watangije umurimo mwiza, nawe uzawusohoza. dusengeye abavandimwe bari hafi n'abari kure bazakurikira kino kiganiro. reka guhemburwa kuzabe muri bo, kandi gukomezwa bazakomere, kubera ko tuvuze ubuhamya bwaho ukuri umuntu naho ujyana umuntu. tuzumva ubuhamya bw'abavuga ngo kubw'iki kiganiro bongeye kuremerwa amashimwe, bongeye kuremerwa ubuhamya, kandi ushoboza abandi bahize imihigo nabo bashoboze kuyihigura. kandi abo wagiriye neza bose wibuke ko ari imbaraga zawe zabikoze, nicyo Dawidi yakoze. ntitukirate ibyo turi byo, ahubwo tujye twirata uwatugize ibyo turi byo. komeza uhimbazwe n'amahanga yose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. izina riryoshye riruhije rikamari mibabaro yose, n'izina riryoshye riruhije
rikamari mibabaro yose mbembabwire nimwumve mbabwire iby'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu ari ryose n'izina ryose rirurindushe rikamari mibabaro yose rikamara rikamari mibabaro